Hari umuntu uraduca mu myanya y'intoki kandi yarabwirijwe ntiyumva, agirwa inama ntiyumva, araduca mu myanya y'intoki. Murakoze. Ninde murakoze. Theogene akwiye gutekereza. Theogene akwiye kugira ibintu akosora. Theogene arimo umukozi w'Imana, ariko nibakora hasi babyita gushomboza umuntu. Uwaraza ahita avuga avuge byinshi kurenza ibyo bavuze. Uyu munsi wa none ntabwo navuga ngo yaraneshejwe cyangwa aracyahanyanyaza, ahubwo navugaga ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Ibintu byinshi biza bimubeshera, ariko we yikontorore mu mutima. Njya nkunda abahanuzi burya baza kuri kamera bakavuga ngo ni abanyabwenge. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi. Imana igibaho umugisha cyane mu bice bitandukanye mu Rwanda, cyane abari mu bihugu cyangwa se babasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda no kuruvuga. Reka mbashimire ku nyunganizi z'ibitekerezo muha ku biganiro dutanga bya buri munsi. Ndagarutse ngira ngo ni ikiganiro tugiye gukora bigendeye ku biganiro tumaze iminsi dukora cyangwa se abantu basanzwe dukora. Nakiriye umuvugabutumwa cyangwa se Pasiteri Pascal. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Umeze neza? Ndashima Imana cyane rwose. Akazuba k'umugoroba ndimo ndakumva neza. Jeri yagusize ku kazuba k'umugoroba. Yego, ngira ngo ntago twari duherutse kuganira. Yego. Ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko tugiye kuganira, kandi kubera ko haba hari ibintu nyine bitaba bimeze neza kandi ukaba ubibamo, ngomba kukuzana nanjye nkakubwira nti ibi bintu ubibona ute. Mbere ya byose se buriya ntago twabanza tugasengera iki kiganiro ko mfite ibibazo byinshi ndi bukubaze. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye ko abanye natwe katurinda. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Unyemerera amasanga aya ngaya utugirire neza kandi tuyobore mu iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Umeze neza cyane. Ndashima Imana. Uri umwe mu bantu baba kuri iyi mihanda. Yego. Ariko yibanamwe ubwenge bwinshi. Gutese kandi. Uyu mugabo yibanamwe ubwenge kuko ibintu byose biba hano muri araruma bahari, ariko hari n'igihe ahita yikwepera kitara. Ubutinya iki? Ngewe se buriya ntubona ko ingurube ari indya byose. Buriya hari ikindi itarya. Ingurube irya n'umwana wayo. Uzayiha igikeri ureke ikirya. Aho ngaho ntago mbizi. Si ukuvuga ko ntaba nabibonye byose, ahubwo mpitamwo ibyo ndya n'ibyo ntarya. Hari ibyo nshyira muri nge n'ibyo ndashyira muri ngewe. Yego, duherukana mu minsi ishize harimo utuntu two gushyamirana hagati ya Noheli, ariko Imana ishimwe ko twarangiye. Ariko nanone hari ibibazo byinshi bifite kukubaza uyu munsi. Yego. Kuko sinyankunda kukubona waje guhanura. Kwece udahanura ntujye uvugana n'Imana. Ngiye mvugana n'Imana ariko ku giti cyanjye. Kandi utajya ubizana kuri kamera ze. Reka. Aho wabizana kuri kamera ubwo. Cyangwa mbe nk'ababari ngo amavuta ye. Uko byasa kose birazwi, sibyo? Nyine ababizi, hari ababizi barabizi. Kandi biragoye kugira ngo iminsi 7 irangire ntararara mu butayu cyangwa mu rusengero. Ibyo byo ntibishoboka. Ubundi rero noneho ku mihanda naho dutangariza amakuru, ntabwo ari aho tuza guhanurira. Ubu ndamutse mvuze ngo Imana irambwiye iyi kamera yanyumva. Hari igihe umuntu ashoboye kubwirwa n'Imana amakuru ari bubwire umuntu abicishe kuri social media. Birashoboka hari nabi bayabwiye, ariko njyawe mahirwe sinjya nkunda kuyagira. Yego, njya nkunda kubona abantu baza nimba hari umuntu wavuze abeshyera Imana bakagira ifuhe ryinshi. Yego. Abandi bati Imana irirwanirira irashoboye. Ibintu buri kubona hano ku muhanda. Yego. Wabirekeye Imana kutari wagaragaza ifuhe ryo kuza kuvuga ati ibi bintu mba ndi kubona hano nk'umwe mu bakozi b'Imana. Dufite n'abandi benshi, ariko nkawe impamvu ndaza mu bibazo ndi gutangira kukubaza ibyinshi
abantu badukurikira barananiwe, yego, bararushye, bazungujwe cyane cyane, bacitse intege, barakomeretse, bakomerekeye bivuga butumwa mwarinyuze kuri YouTube, abakomerekeye ku nsengero bo ntabwo ndi bubavugeho kuko ibyo mu nsengero ntabwo mbizi, ndavuga ibyo kuri YouTube. Umurimo w'Imana uri kugana hehe? Umurimo w'Imana wararundutse, umurimo w'Imana wararundutse, ariko ntabwo ari hose, cyane cyane ko nta bapfira gushira. Ntabwo twavuga ko umurimo w'Imana wapfuye burundu, ahubwo yenda twakwibanda kuri social media, kuvuga ngo umurimo ubundi social media yari nziza kugira ngo idufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bugere kure, naba abantu bari mu bitaro barwaye bashobore kumva ijambo ry'Imana, noneho bahinduke cyangwa se yenda basubizwe mu ibyiringiro. Nuko social media rero yari yazigiye yari nziza, ariko abantu Imana yatumye bakayijyaho nibo bahemukiye Imana, barangije barayica. Nukuvuga ngo rero umurimo w'Imana kuri social media warangiritse. Yego, umurimo w'Imana warangiritse. Wangijwe n'abandi, wangirijwe n'abagakwiye kuwukiza. Nukuvuga abawishe nibo bagakwiye kuwukiza. Wishwe n'abandi nibo Imana yazamuye. Nukuvuga ngo abantu Imana yagiriye neza ikabazamura, ikabashyira public, ikabahereza n'ijwi bashobora kuvuga abantu bose bakaryumva ndetse bakarikurikira. Abo ngabo nibo bagarutse barawusenya. Yego, pasi ndi umwe mu bantu bamaze igihe kuri YouTube imbere, twabitangiye abakozi b'Imana bakiri cyangwa se abavuga butumwa, bahanuzi, bakiza kuvuga iby'Imana yabasize ku mutima. Yego, none ubu ngubu umuntu wese asigaye abyuka akaza yiruka hano ati umva uko ivuze. Yego, ari byo bintu byacanze abantu benshi. Yego, ndabizi neza ko ibi bintu babizi cyane, bijya binakubabaza. Hari n'igihe wari ugiye kurwana hano, yego, ugiye gukubita umuntu, sinavuga ko wari ugiye kumukubita, wari kuvuga ati vuga uko ivuze bisubiremo. Iyo video abantu barayibonye, uri kuvuga ngo Imana irivuguruza. Ibi bintu byose twirirwa tubona kuri social media n'ibyo byose nawe ubona. Yego, wowe nkawe wakoze iki? Kambanze nguhereho. Icyambere nakoze narasenze. Warasenze? Buriya wasenze se bikarushaho kujya rubi. Oya, kumuri muri isengesho ryanjye ryarumviswe. Ahubwo Imana ikomeje gushyira abiyoberanya hanze. Ubundi yo gusenza warasenze ngo ibagira kabarori. Donc abantu bamenye gusobanukirwa ngo yego, amasaka nayahe, urukungu nuruhe. Kuko tuzi neza ko abaribye bari abantu bagiye kubibira uriya mukire, bamenye ko urukungu rurimo rwameranye n'amasaka ari uko bagiye kubagara. Donc abakozi Imana barabagaye, bamenya ko harimo urukungu, bamenya ko harimo n'amasaka. Gusa nyiramasaka ntiyemera ko urukungu turuca, ahubwo arashaka ngo rugume mu masaka kugira ngo rwigire ku masaka. Cyakoze isarura ry'amasaka nirigera bazarukata barushyira ahantu bajya barucanisha umuriro. Ibi bintu bikomeye rero narasenze. Yego, maze gusenga, ntabwo abantu baze kwihangana, ntabwo ndibuze kuvuga ngo narasenze Imana imbwira gutya ndanabizira. Yego, cyangwa ngo nagiye gusenga byagenze gutya. Ahubwo umukozi w'Imana wese tubona buriya, iyo igihugu kigiye guterwa n'ibyago, umuntu umwe agahagarara akaba mu mwanya mwiza wo gusenga, akiranutse yanze icyaha n'igisa nacyo, Imana irengera igihugu. Yego, none rero mu kurengera umurimo w'Imana harimo no kugaragaza icyonnyi ibiwona. Niba umuntu ashobora kumbona kuri social media akabona ndi guhanura, akabona ndi gushyiramo akabaraga, agafata nimero ya telefone akampamagara, yamara kumpamagara nkamurangira hondi, akaza kuhansanga aje gushaka iki isengesho, yagera iwanjye nkamusambanya, yagera iwanjye nkamwambura, kandi nari namubwirije nkamwereka ko Imana ikora, narangiza inyuma mu gikari akaba ari njye umugirira nabi. Deliverance. Yes, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko abagakwiye kuba bahagarariye Imana bahagaze mu murimo w'Imana neza.
nibo bagaruka bakawica. Barawica. Aho turi kumwe cyane. Yego. Waruvuze ko umuntu ashobora kuba agiye gusengera umuntu akamusambanya. Deliverance urayemera? Deliverance ndayemera ariko ikozwe mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka ni gute? Mu buryo bw'umwuka deliverance ni ugufata umuntu ukamukura mu maboko y'umwanzi, ukamukura mu maboko ya Satani ukoresheje isengesho, gutegeka. Sibyo? Noneho abadukurikiye bo bajya bahura n'ikibazo, ntabwo bazi ngo uriya muntu nubwo ahanura ariko se yahawe imbaraga zo gusenga bigasohora. Ese nubwo twamubonye arimo arahanura, arimo aravuga ubutumwa, arimo aravuga Imana, ariko yahawe ubwo butware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, niho rero bapfira, kuko iyo bahindukiye bakamwegera, abantu bakeneye Imana, abantu bakeneye gutabarwa, abantu bakeneye kuzingurwa, ariko bahumira ku mirari. Bivuze ngo umuhanuzi yaba ari mwiza aguhanurira ukumva nibyo, yego, ariko gusenga kugira ngo bya bindi yaguhanuriye bisohore ugasanga ni vide. No kuvuga iki rero, aho niho abantu benshi baririwe rero. Njewe rero ndagira ngo mbwira abantu, kuba wambona ukambona mvuga Imana neza, ukambona mpanura neza, banza nibuze usenge ubaza umwuka, kuko ga abantu bari kujya gukubitirwa mu nzu hirya, abagore bari kujya gusamanyirizwa mu nzu hirya, abantu bari kwamburirwa mu nzu hirya kubera guhubuka. Kandi nyamara Bibiliya bivuga neza, mu minsi ya nyuma abantu benshi abantu z'ibinyoma bazagwira, abasaza barote, ariko nibakubwira ngo Yesu araha ntuzajyeyo, ahubwo uzabanza ubaza umwuka. Hari umugabo umwe yitabye Imana imiruko ridashira, ajya avuga ngo, hari indirimbo yaririmbye avuga ngo jya ubanza ubaza ubwenge bwawe kandi warabuhawe disi. Yego, ni Sebanani Andre. Imana imiruko ridashira. Abantu bari kubura ubwenge, bagahura ibirura byihishe mu ntama bikabagotomera. Abagore bakagenda birukanga ngo babonye umuhanuzi, bageraho bagasambanywa, bageraho bakamburwa amatelefone, bageraho bakamburwa amafaranga, kandi ntabwo babivuga mu ngo zabo. Ntabwo babibwira umugabo. Ese umuhanuzi ntashaka kubahanura ariko ananasamba? Erega umuhanuzi arahanura, ariko nimba hanura banza usenge umenye ngo uwo muhanuzi ngiye kureba koko aremerwa n'Imana. Kuki se tubabona baza bavuga ngo katubayeho batarabanje kubaza Imana mbere yuko bajya kubashaka? Ngenda shaka kubwira abantu b'Imana, nimba ushaka kubana n'umuhanuzi banza usenge umenye ko uwo muhanuzi ari kumwe n'Imana koko. Nimba utarota ukabuterekwa ukaba nta majwi wumva, bazana kurya bakurangiza. Ubaye uri umwana mu gakiza, ubonye umuntu kuri social media urirukanze, dongo aragusambanya nta kabuza. Ariko social media ni kamera batera imbere y'umuntu, iragenda ikamamaza video. Iyi video turi gukora nisohoka nibuze kimwe cya kabiri mu batuye isi barete bayibona, sibyo? Ariko ntabwo baza kumenya ibiri iwanjye. Dongo banza umenye ngo mu rugo iwe ni amahoro, umugore bashakanye babanye neza, abana yabyaye abayoboye neza, ukunde wirukankira uwo muntu. Ibi birura byamaza abantu, nje nagize umubabaro. Mukanya wambwiye ngo urabyemera neza ko aho wari uhagaze? Ndabyemera. Ushobora kwemera ko aburi kubona bari gukora ibyo byose hari igihe bigeze gukorera Imana bari mu mavuta? Ndabyemera. Biterwa n'iki ngo umuntu azari umukozi w'Imana muzima birangire n'abari mu nzoga n'abagore? Uzi ikintu kibitera cya mbere? Ubundi gukorera Imana ubwabyo, yego, iyo wiyangaje mu gisirikare cya Kristo, abantu bibwira ko ugeze muri Kristo uhita ukora, ariko ikosa urarikora ndetse n'ingando urazikora. Noneho nyuma yaho birabarya, byamara kubarya barangiza bakisanga bagarutse mu mubiri. Bagaruka mu mubiri kubera ko bubatse izina, bakubaka izina bahanura cyangwa bavuga ubutumwa. Noneho kandi icyo gihe baba baratewe n'umwuka. Ubundi hari umwuka ujya uhiga abakozi b'Imana wo kwishyira hejuru iyo bamaze gutera intambwe. Noneho yamaze kuwemerera wa mwuka wo kwishyira hejuru ukamujyamo, yarangiza akananirwa urugamba rwo kuba mu isi ngo aribwe n'inzara, yambara ubusa, akubitwe, akubagurwe, yarangiza agahitamo kujya rurwana akoresheje amagambo aho gusenga. Birangira kubera wa mwuka wo kwishyira hejuru akomeje guhanura kandi ubuhanuzi bwaragiye.
Imana hari igihe zitwara donc kujya mu ntege nkeya bisobanuye ko impano zagiye. Ibindi byose ni imaginaire, ibindi byose ni ugushakisha, sibyo? Ariko ubundi impano ziragenda, kuko impano z'Imana zikorana n'umuntu uri mu mavuta y'Imana. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo ko runaka se tubona gihanura kandi tuzi ko yaguye. Hari igihe ubuzi ko yaguye kandi akirimo neza. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo mbere yo gutangaza amakuru jya mu mwuka ubaza ijuru, umenye ngo uriya muntu aremerwa n'Imana cyangwa ntiyemerwa n'Imana. Nibiba ngombwa niba kuri hafi umukontorore mu buryo bw'umubiri, umenye uwo muntu uko ameze. Nigeze mvuga kera ndavuga nti buriya abahanuzi bakwiye kujya babanza bakwiye icyambere bagomba kugira ababyeyi bo mu mwuka, ku buryo nunabona iyerekwa uri bugende ubwire wa mubyeyi wo mu mwuka, mubyeyi wanjye ko nabonye iyerekwa ku gihugu, nkabona iyerekwa kuri Gakire, ndaritambutsa gute? Abantu babyumve, sinzi impamvu badashaka kubyumva. Umuntu wese nta mukuru ubura mukuru we. Yego Gakire hari uwambwiye ejo bundi wa wundi wazanye ubuhanuzi bwa ADPR ngo naramubaje ugira umubyeyi wo mu mwuka, ngo naracutse. Ngo yaracutse. Nta muntu rero ucuka. Reka ngo urugero ubu se si mfite urugo rumaze imyaka iri hejuru ya 13, ariko papa umbyara afite urugo ruri hejuru y'imyaka 40. Nukuvuga ngo ikibazo nahura nacyo mu rugo rwanjye, cyane ko urugo rwa papa narukuriyemo, nzi intambara yarwanye akazinesha, nzi n'izamunesheje. Ariko nimba mpuye na za ntambara papa yarwanye akazinesha, nanjye nimpura nazo nkamutelefona arahita ambwira ngo mwana wanjye nge nabigenza gutya nawe bigenza utya. Bishatse kuvuga iki? Aba bantu twita abasaza wo mu murimo w'Imana, babaye mu murimo cyangwa abashumba babisigiwe. Reka nkubwire, Imana itoranya nk'Imana. Ishoboye kugutoranya ukaba umushumba, ariko mu bantu uzabwiriza hakavukamwe abanyempano bahanura banabona, ariko ntibashobora kugira impano zingana nk'izawe no guterekwa cyangwa ngo hanure. Byanga byakunda haba ari impano yitwa ubujyanama cyangwa se impuguro, niyirera izindi impano zose zo mu mwuka. Nukuvuga ngo umupastori ufite impano yo guhugura ayobora impano, akazikontorora impano z'abakozi b'Imana b'abahanuzi bari aho ngaho mu murimo. Iyo rero wa wundi yumvi atangiye kuvuga ngo ri topiki siki agatangira agahanura, ntiyegere wa mupasiteri ngo nuko atavuga indimi. Icyo gihe wa muntu azahanura kuri we, azahanura ku giti cye, ntabwo azahanura nk'uko Imana ishaka. Ariko niyegera umushumba, hari amasengesho azamutegeka, hari imyitwarire myiza azamutegeka. Kwanza icyambere ni imyitwarire myiza. Umukozi w'Imana agomba kuba azi kuyoboraho mu rugo rwe neza kandi adakunda impiya. Icya kabiri atanywa ibiyobyabwenge kandi azi kuyobora neza urugo rwe. Biri muri Timoteyo. Yego mukanya uvuza akantu, noneho namenya kuyoboraho mu rugo rwe neza, bizatuma nabo bamenya igihe cy'intege nkeze. Ntacyo naza kwirirwa mvuga hano umugore wanjye mubaniye nabi, ibyo byo birumvikana rwose. Ntacyo naza kuvuga hano abana banjye bishwe n'amavunja batiga, narananiwe kubakorera kugira bajye ku ishuri. Ubuyobozi bwiza buhera mu rugo. Mu rugo ntabwo uzabwiriza abantu benshi, umuntu umwe mu rugo yarakunaniye cyangwa abantu batatu. Se ko ari usanga pastor abwiriza neza kandi abana be baramunaniye. Ntabwo bishoboka. Icyo gihe pastor aba yaraguye imbere y'abana. Dufite ingero. Yego. Buriya hari umuntu wambwiye ngo noneho buriya abana bo kuba pasiteri apfara ukuntu, kubera ngo igihe ngo buriya pasiteri ari mu rusengero ari kwirukana abadayimoni, hari igihe bahita bakatiriwe. Ndabyumva. Uyu munsi ushobora kujya gukora amasengesho mbona no kubwira abantu bajya bava mu masengesho bagahita bahura n'ibibazo mu rugo, rimwe rimwe bamwe bagaterana amangumi cyangwa se bamwe bakanahukana kandi basenga. Ni ugutsindwa urugamba rwo mu mwuka. Noneho iyo wasenze cyane urazamuka ukagera mu cyumba cyo hejuru. Iyo uri mu cyumba cyo hejuru, noneho wa wundi muri kumwe mwana mu rugo wibuke ko watari mu cyumba cyo hejuru, yasigaye mu mubiri. Ni wowe uri buze kumucira bugufi kuko wari mu mubiri. No kuvuga ngo umuntu uri mu Imana ni uca bugufi kurenza uri mu mubiri. Noneho ikibitera baba barakiri. Ubundi hari ukuntu umuntu asenga agasengana umudayimoni wo kwishyira hejuru.
mbese akumva ko kubera ko agira iyerekwa ari mu kirere ari ukwiye gupfukamirwa ari ukwiye kwingingwa ari ukwiye gutakambirwa. Ibyo nibyo nirirwa mbona hano muri ara rumwe. Umuntu rero ntabwo ateze kuzajya mu ijuru nubwo ijuru ryaba ari iryase ntiyaryinjiramo. Kubera iki? Iyo umuntu ari umukozi w'Imana aba ari umugaragu w'abandi. Icyo tubaye tucyumvikanaho n'abantu. Yego. Iyo wowe ufite umwuka wera w'Imana uba ugomba kurambarara kugira ngo Imana izagaruke mu nyuma irebe kwihangana wagize ikubwire ngo none igikombe cy'ibidandabiranye ngikuye mu biganza byawe cya kindi bamwe bakubwiraga ngo rambarara hasi tugukandagire hejuru kuko wagize guca bugufi. Nukuvuga ngo ubutsinzi bw'umukozi w'Imana ni uguca bugufi agasenga akemera ibimugerageza byose, kuko Bibiliya iravuga ngo nibagukubita urushyira umwe utajya undi musaya. Bisobanuye ikizi? Uracira bugufi abari kuguhagarara hejuru, ubareke bagukandagira hejuru kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ryamamare. Reka nguhe urugero, ujya uvukira mu rugo rukize kandi rukomeye, Imana igakomantaza imitima y'ababyeyi, igakomantaza imitima y'abavandimwe, bagatunganirwa, ukavuga Imana udafite ikintu na kimwe. Iyo ugize kwihangana amaso ukayakura kuri babandi muvukana bakize, Imana iza kugutabara kugira ngo utazajya wiyemera ngo nibara bagukijije baguteje imbere. Noneho babandi nabo bakavuga ngo twaramwanze tumutera kure, none dore ya Mana akorera iramutabaye, reka natwe tujye gusenga. Nibwo butsinzi Imana itubonamo. Ahubwo ingorane abantu barashaka ngo nimba bashoboye kuvuga rimwe gusa, bashoboye kwerekwa rimwe, bahite noneho bahinduke abatware bo kwirirwa bambura abantu, bahinduke abatware bo kwirirwa biba abantu, bahinduke abatware bo mbese batazongera kugirwa inama na gakeya. Aba bahanuzi bo b'imihanda bo kuri YouTube barwaje benshi imitwe kubera iki? Nta muntu ndabona wemera mugenzi we. Ikibazo cy'abantu nabo bakurikira abahanuzi bo kuri social media, none se bananiwe kurobanura ngo bamenye umukozi w'Imana nyawe abari we bakurikira, barashaka gukurikira uwahabye gute? Ariko baramubwirwa n'ikiko mwese muza mutwaye Bibiliya munavuga indimi. Nyine ndashaka ko ari bande batarimo. Ikintu ushaka kubwira abantu ni mu Bibiliya iravuga ngo nimuamurenge amagambo yanjye akaba muri mwe, munsabe icyo mushaka muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo ubutwara ubukura mu kuba mu Mana. Ariko urabyemera ko ari umuntu abona ndi kukubwira bita abana mu gakiza ubugikizwa atazi iyo biva n'iyo bijya. Uwo muntu yahabiye kuri uwo muhanuzi w'ibinyoma. Yego. Bigenda uti? Nyine nta kindi akora uretse kumugusha. Ni ukuvuga ngo umenye ko rero abantu benshi dufite. Erega bari abantu ni mubamenye. Iyo ugiye kumureba ngo agusengere, ntaba akiri mu mwuka, atangira kureba ikimero cyawe. Rimwe na rimwe nakira message zimbwira abantu bajya gushaka abahanuzi bagerayo kubasengera bakabatereta. Yego cyane. Uzi impamvu yabyo? Wa muntu azi ko umuntu uvuga mu ndimi, azi ko umuntu uhanura ari umurokore, azi ko ari umuntu nyine uvugana n'Imana, yamubonye afite yifitiye confidence kandi akanemeza buryo cyari umukozi w'Imana. Yarangiza akavuga ati yo reka ngende uriya muntu ndebe ko hari ukuntu byagenda. Yagerewe nyine koko bakamugusha. Ariko none ndagira ngo nibwirira abantu badukurikira. Byo ubanza ubaza ubwenge bwawe. Kandi amagambo y'Imana naba muri wowe, ukakira Imana mu butatu bwera, ugacika ku ngeso, sibyo? Ukirinda ibya kamere, Imana niba muri wowe uzagira ubwenge kandi uzamenya gushishoza. Nge rero ushoboye no kumaza tese kubera icyenda ushoboye kubabuza kuba bakwihutira kureba abahanuzi, ariko rimwe na rimwe nkaba njya nkubonana n'abantu batari mu mwuka. Manze nkubaze ngewe ntabwo ndi bujye kure yabyo taza kunshika nakubaje ikibazo cyanjye kimwe mu bibazo bikomeye ndakubaza ku bantu ndabavuga kubera ko maze iminsi dukoresha nibishaka Theogene ibiganiro ukabona muri comment yego abantu tukuntu twagukundaga none uragiye none urangiye nabi biriya bintu urabibona yego ugakora iki nk'inshuti ye nk'umuntu nkunda kubona muri kumwe. Mbongewe ikintu ngomba kubwira Theogene ntabwo nkimubwira kubera ibyo numvise, ahubwo ngomba kumubwira bitewe ibyo mubonyeho, sibyo? Comment zo usanzwe uzi ko badutuka, gusa icyo mpamya cyo iyo urebye comment za kera ukareba n'izuba ziratandukanye. Tujye tuvugisha ukuri, niba comment zije ari igihumbi zose zigaruka ku kintu kimwe uba ugomba kwikontorora. Kandi buriya ntubona Imana ivuga buri munsi, ahubwo abantu bamwe bazikangura impanda yavuze. Yego.
Theogene rero ikigaragara cyo nareke kuza muri social media aje gusubizanya n'abantu. Icyo ni kimwe. Ntago ibyo bintu bibura gukunda kuko n'ubu ngubu ngira ngo uwo bita Nepo yamujyanye muri Libe ejo bundi kubera ikiganiro twakoze hano. Yego. Ngira ngo Nepo yaranamamaga yarambwira ati Gakire kuraho ikiganiro wakoze, ndamusobanura ndamubwira nti ikiganiro ndagikuraho ariko nyiri kugikora naze asobanura nasaba imbabazi. Yego. Kugeza ubu ntabwo turakora ikiganiro ariko ngeka ko ari uko twaburanye wenda ubwo turagikora ejo cyangwa ejo bundi. Ariko nanone urumva ko mu minsi ije kwari tuvuye mu bintu byinshi bya Theogene bitari bimeze neza ngaho abagore bazanye abana ngaho bari kumubeshyira ngaho ibiki kubera iki ibi bintu byose bibi biri kuza kuri uyu mugabo. Ejo bundi nibwo yarafunguwe none n'ubundi ari kujya muri Libe na marasi warning baje bamuha kwa kumubwira ati ni wongera bwa nyuma bizagenda gute. Ese ibi bintu biri kuba kuri nibishaka. Yego. Ni bya bindi mujya muvuga ngo Imana inyuso umuntu mu bikomeye kugira ngo abukomeye cyangwa se ari muri bya bindi mujya muvuga ngo nzakugira kabarore. Mbo ngewe icyo nakubwira kuri icyo Theogene aramutse yitekerejeho. Yego. Akareba ibyo Libe mubwira. Akareba n'ibyo abantu bamubwira. Akareba na comment. Akareba ibiganiro atambutse. Icyambere agomba gukora no kwikontorora. Akareba ngo ndacyahetse agakiza. Hari indirimbo ivuga ngo itegereze neza uburyo utwaye agakiza. Utabuhetse ngo by'umwana yaraheze kera. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri. Theogene kubera yamamaye byanga byakunda buriya ashoboye gukora akantu gato. Kagomba kuba kanini bingana naho yamamaye agera. Umuntu nawe ushaka kuzamuka agomba kumuzamukiraho ariko bandi bashaka kuzamuka mu mafuti agomba kumuzamukiraho kugira ngo nibuze agere nkaho nawe yageze. Ariko icyo nakubwira ni kimwe. Theogene akwiye gutekereza. Theogene akwiye kugira ibintu akosora. Theogene arimo umukozi w'Imana. Ariko nibakora hasi babyita gushomboza umuntu. Uwaraza ahita avuga avuge byinshi kurenza ibyo bavuze. Ikindi cya kabiri. Yego. Areke gutukana. Urakoze. Ako kantu. Reka nkubwize ukuri. Iyo umuntu ari gutereta ari muri fiançailles. Yego. Ubona umukobwa avuga neza. Ameze neza ariko iyo ageze mu rugo ntubumva ko abo bantu bazarwana. Hari indi mico umubonaho. None ya mico rero umubonyeho abari we wanyawe. Abari inyungu zawe kumwigisha kugira ngo ya mico icike. Ariko hari niyareka mugakomeza mukabana. Reka Theogene rero baba bamusembuye. None hari umuntu ajya yicara ngo atuke umuntu utamusembuye. Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana natangiye nkubwira ngo iki nakubwiye ngo ikintu kigaragaza ko uri mu mwuka by'ukuri kigaragaza ko uyoborwa n'Imana. Yego. Nuko wemera abantu bakagukandagira hejuru. Ntago umuhanuzi w'Imana Theogene niba ajya babwira ati ntimukanyeho ntimukampagarare hejuru. Dongo abivuze ku none se reka ngubaze nimba bivuze ku munwa akavuga ati ntimukanyeho sibyo byo ubwaryo ubundi ni ijambo udakwiye gukoresha uri umukozi w'Imana. Urabyumva neza kuko nimba uri umukozi w'Imana ugomba kwemera. None se reka nkubaze bayitoromaye ko bamufashe bakamukuraho uruhu bakamusiga urusenda barangiza bagashyira ku zuba akarinda apfa yari yacumuye iki? Uzi nk'akantu nabonye kuri ubundi Theogene ameze nka vava bayiturije azira umusembura. Noneho rero icyo bita umunzani. Umunzani urawuzi? Umunzani rega hari abantu batawi hari ubye birabyo vuga ngo kugerageza ngo kubwira biramuvuga ngo umuntu ntago kubita ngo urushye hano ngo utege na. Ntabwo bisobanuye urushyirwo mu mubiri. Nyine nibyo nkubwira. Donko bisobanuye ko wowe niba kurasa mu mubiri urwane mu mwuka nibwo uzabona intsinzi. None se ko tubona abantu basubizanya mu magambo ariko intsinzi kabura nuko batagiye gushaka intsinzi. Nukuvuga ngo nimba nge domaine yanjye ari kuba mu mwuka ninjya kurwana mu mubiri ntibikunda. Yego. Ariko nimba ngewe nsanzwe ndwana mu mwuka ubwo nyine ndamenya uko ndwana intambara zanjye.
kandi ninzirwana mu mwuka nta kabuza ndazitsinda. Mu mwuka ni iki se? Ni ukuvuga ngo Uwiteka we dore nge ndarengana akiriza intambara. Ariko Imana ntiwayishyira intambara wihamagariye. Theogene yarabiririmbye, yego, yaravuze ngo ikigeragezo udafite mu kuboko cyose Imana irakirwana, ariko icyo wikururiye Imana ntishobora kugikuraho. Irakureka kikaguhekenya, irakureka kikakurangiza, kikakurimbura, kuko ni wowe wagize gute wakikururiye. Noneho ariko kuko Imana ari inyembabazi, iyo uhuye n'ikigeragezo wikururiye, dufate nk'urugero, yego, umuntu wese aremanye kamere. Umuntu wese agera hakumva arananiwe akajya mu mubiri, jya mu mubiri ariko ujyemo gato cyane, yego, ntugumeyo kugira ngo udakora ibyaha byinshi. Noneho Imana yugarutse ukayibwira ngo Mana nagiye mu mubiri ndakosa, ndakwinginze mbabarira, irakubabarira. Ariko muri uko kukubabarira ibiri spirituel bigaragarira mu mubiri, akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ibikorwa ubonye umuntu ari gukora wikwirirwa ujya gushakira hirya wamubonye mu mutima byarangiye, kuko mu mutima ntuteze kuza ngo usature ngo urebemo. Tegereza nahinduka uzabimenya. Hari abantu benshi bari kubabara. Twari tuvuze kuri Theogene, impamvu nari mukubajijeho nuko nzi ko n'umuntu nakunze kujya mbabonana n'ubu ngubu, ntibigutangaze ko rwose n'ubu mu kanya mwaba muri kumwe, kuko ndabizi ko uko byagenda kose hari uburyo umuziho. Reka ndeke guhamya ko muziranye, niyo mpamvu nari muvuzeho. Ariko nanone abantu benshi barakomeretse no kubwa abandi bantu atari na Theogene, kuko kuri Theogene impamvu navuga ngo hari abantu mbona bameze nk'ababikomerekeyemo cyane, nuko yagize igikundiro mu minsi ishize cyane. Buraga Theogene yena nawe uciye mu ryo uvuga mwikosa mu byamubayeho byose. Cyambere cyamukubise hasi, yagize igikundiro, yagize hiti mu buryo bwihuse. Urumva? Uzagende ufate iwanyu hajya uvuka ahantu uvuka, wigeze ubona intoki? Nje mvuka mu cyaro cyane Nyamasheke. Yes, Nyamasheke. Sinzi niba urabona Nyamasheke, Gafunzo, hajya hasi ahantu bita kwisha yenda Igiheke, mu murenge wa Giheke, muregeranye cyane harani kwa Nyogoko. Ubundi iyo bagiye gutara ibitoki bagenda bagafata amashara bakayashyira mu ntabo. Intabo urayizi? Bamara kuyashyira mu ntabo bagacana, none ya mashara araka gashyushya intabo. Barangiza cyagiye hakirimo agashyuye bagahita baramburaho amakoma bagashyiramo ibitoki. Mugabo iwacu ariko ho barabanza bagakora icyo bita intabo, bagashyiramo ibitoke, baba baraciyemo agafurege gutya, bakarambikaho uduti tumeze nk'ubutanda, noneho inyuma ku mwuka bagacana amashara bakajya bahuha. Sibyo? Noneho wa mwuka bawufungiranamo kugira ngo ibitoki bizashye. Niyo ugiye kubitarura biba bigishyushye. Ariko amashara yo yacanye ku mashiga, umuriro urazima ugahoka. Mu minota 3 ntiwongera kumenya ko hari hacanywe. Ariko iyo ucanye inkwi zisigazamwe amakara, iyo uzanye amasura yazi ukayarambika hejuru y'aya makara, warangiza ugafata ivu ugasuka hejuru ukigira kuryama. Iyo ucanye mu gitondo iminsi 7 uwo muriro umara iminsi 7 mu ziko. Ndetse iyo uhora uwuhembera umuriro umara ukwezi. Ibintu numva ari ubufindo. Okay, ibyo bintu birahura ute nibyo twari tuvuze. Twubake ku musenyi, inzu zacu zirimburwe n'umuyaga, zirimburwe n'amazi. Twubake ku rutare, dukomere, kandi intebe y'ubutwari igume kuri twe. Nicyo bisobanuye. Ndashaka kuvuga iki? Wowe muntu tutanarebye ngo okay, reka tuvuge kuri Theogene, niwe warumbajije. Yego. Theogene yaje akenewe, aravuga azana confidence, azana buhanuzi, kandi yarigishije abantu bamwe yahanuye ibintu byari bikomeye. Buretse urumva? Ariko Satani ntiyari kwicara.
byanga byakunda igomba guhita ihaguruka kugira ngo irwane nawe. None rero iyo urwanye na Satani ari igihe nyine kuganza, ariko iyo wizigamiye ku Mana burya hari ukuntu Imana yorutse imbaraga zazo. Tuvuga ko yaneshejwe cyangwa aracyahanyanyaza? Uyu munsi wa none ntabwo navuga ngo yaraneshejwe cyangwa aracyahanyanyaza, ahubwo navugaga ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Ibintu byinshi biza bimubeshera, ariko we yikontorore mu mutima. Njya nkunda abahanuzi burya baza kuri kamera bakavuga ngo ni abanyabwenge, ariko bajye bareba mu mirimo bakora, mu mibanire yabo n'abandi bantu, kubwo bwenge bugaragara, kandi ko k'urukundo bavuga barufite. Mu bintu byose akantu uvuze akamfashije, nta nduri ivugira ubusa ku gasozi. Ako kantu gahatse ibintu byinshi cyane. Yego, gukomereka nibyo navuga bihari cyane. Urabona bake dufite, babahanuzi bake ntute, basenyaguritse, bakomeretse, bababaye, batekewe imitwe, bagize ute kuri social media. Mbo icyo nabwira abakozi b'Imana, kuba wabukorera Imana ntibisobanuye ko utaraswa. Icyo ni kimwe, ahubwo warashwe witwara gute mu rugamba. Ubundi irindwanye nyayo uyimenya yiri kurwana urugamba, kuko urugamba ruba ari rumwe, ariko abantu barurwana muri tekinike zitandukanye. Nimba wowe aho wari kugenda ukutinda hasi ugashinga inkokora, uyu munsi wa none uje uhagenda uhagaze uratsindwa. Nimba aho wari kugenda ugaramye ugatsuka utsukisha ikibuno, ariko uyu munsi wa none ukaba uri kugenda ugenda uryamye wubitsinda, urwo rugamba ruragutsinda. Ahubwo abakozi b'Imana nitumenye uburyo turwanamo, kandi tumenye ko twahamagariwe gukorera Imana ariko mu bantu, kandi dukwiye kugira ingeso nziza, tukagira urukundo, tukirinda na rimwe inzangano aho zava zikagera. Kandi ikindi tukirinda ishyari kugira ngo tuzanezeze uwaduhamagaye agakorana natwe, kandi tukirinda impiya. Yego, ariko ntari ntagenda n'ibitsina byacu bikizwe. Yego, mu izina rya Yesu, n'akanwa kacu gakizwe, ibintu n'amaso yacu akizwe, kuko Imana ikeneye ko dukiranuka ku gato no ku kanini. Ahubwo ikibabaje turiho tubwira abantu inzira ijya mu ijuru, kandi twe turi mu nzira igana Gihonoma. Tukabwira abantu gukizwa, kandi twebwe dutunze ibyaha. Yego, reka nsoreze kuri iki ngiki n'ubundi turi gusoza. Bwo no kuvuga ngo ubwo nibwo butumwa umukozi w'Imana ageneye abantu badukurikira. Ni byiza, ariko nanone nawe watereranye nibishaka. Yagiye avuga ko ubizi ko ajya hahira urugo rwe. Penya waragiye unanamuherekeza. Ngewe se nta naho nzi. Iwe naho nzi, ariko yaguraga ibintu ureba. Nabibonye ejo bundi yavuze ko yaguze intebe ureba. Ngewe icyo nemera ni kimwe, intebe zaraguzwe, sibyo? Ako ntuzi iyo zagiye. Theogene yaraziguze, oya yarazohereje. Noneho numvise nageze iwe ari kuvugira kuri telefone, abaza umwana we, ese intebe mwabonye umuntu uzinjiza kuri telefone? Ariko nukuvuga umugore we nta nanzi, twabonaniye hano azanye ibyangombwa by'abana, sinamenya ko ari we, menya ko ari we mbibwiwe n'undi muntu. Ikindi nzi ko abana bagiye bamuhamagara akohereza amafaranga ku muntu w'umucuruzi, akabwira ngo nimugende ngiye kohereza amafaranga, akayohereza amafaranga. Ndumva Theogene yagiye yohereza amafaranga inshuro. Ariko Theogene byo kuba nanjye akunda abana be rwose. Arabakunda. N'abana be twagiye tuhahurira mu rugo iwe baje kumureba. Icyo cyo rwose ukuri guca muziko nigushya, ukuvuze we yashya. Ariko pe amakuru mbifiteho nayo. Yego, nuko urakoze cyane. Reka nshimire ko byibuze ukivuga ati abantu bangiritse mu murimo w'Imana barahari, ariko turacyafite n'abandi bazima barahari. Reka turebe uburyo babandi bazima rero aba ari bo benshi tubona baza kubwiriza. Mujye muza tubahe agatuti, tubahe mikoro, muvuga ijambo ry'Imana, natwe rega turarambiwe. Noneho n'ikindi nacyo na Theogene uyu munsi comment zose zigaruka zimubwira ngo vuga ubutumwa gusa, reka gusubizanya n'abantu. Erega Theogene yahamagariwe kuvuga ubutumwa, ntabwo yahamagariwe gusubizanya n'abantu. Abamuvuga nabi bo ntibazabura, nibizamurwanya ntibizabura, ariko ibyago n'amakuba byaba byinshi.
ku mukiranutsi ariko Uwiteka ikibazo arabwiriza yasoma umurongo ugasanga muri comment abantu bose ati urabenura hoya impamvu yabyo aramutse akoze ibiganiro by'ivugabutumwa byinshi bishoreranye abantu bakongera akamugarurira ikizere none se reka nkubaza umwana w'ikirara byagenze gute yaragiye arya umutungo waragenda akajya asangira n'ingurube bimucanza agaruka kwa se ageze kwa se aramwakira icyo nasoza mvuga ni ukuri pe reka mbabwize ukuri hari umuntu uraduca mu myanya y'intoki kandi yarabwirijwe ntiyumva agirwa inama ntiyumva araduca mu myanya y'intoki murakoze ninde murakoze tumuvuge ngaho muvuge uramuzi ubwo nimba ni urugero ndahimba uhimba iki reka atari nibishaka ni Noheri reka abo bose barahari reka ngewe reka nkubwize ukuri burya bajya bavuga ngo n'igikenya cyumva ihoni icyo nkundira Imana ikoresha igikenya ikagikenyura ariko uriya mwana afite impano ngayo nguko